tuzanye umusaraba mujye mukira kuri YouTube ndabaramukije. Imana ibampera umugisha. Mwebwe byo mukira kuri YouTube Imana ijye ibampera umugisha. Ndagataka twiye ku jambo ry'Imana. Nari maze iminsi ntaboneka bibazo ngena mpana nabyo. Ariko Imana ishimwe ko nongeye kubona akanya. No kuberayo. Nayo yatabayo ntabwo mba nkiriho. Simba nkibukwa. Hari tariki ntazibagirwa nari mviro ku isi. Ariko Imana yongeza iminsi yo kubaho. Yakuta 25 z'ukwezi kw'icumi. Niho kwari kuva ku isi kwiwanje. Ariko Imana inyongeza iminsi yo kubaho. Niyo mwanya ndacyahumeka. Imana ishimwe. Naho nshuti yanjye cyo kucyana amagambo maraze ku YouTube no kugira ngo Imana igitugira neza ejo n'umutaga nawe yumve kuko ni Imana ikomeye. Naho abantu bisi batugabanyiriza iminsi ariko yo igenda iyongereza. Imana tugirire neza. Ukizanye Imana irahari. Imana ikomeye. Izura bapfuye. Imana turengera twarabo gupfa. Niyo Mana nje kuvuga kwikomeye. Ikintu yanimye murakizi ni gutangira 10 no kwihana. Ukizanye abo byaguye nabi mwe mumbabarira. Ariko ababona ko byari byiza. Namwe Imana ibahezagira. Imana tugirire neza. Ni keshi tuze kura ku ijambo Imana yabwiye Abayisiraheli kubyerekeye umugisha n'ibyerekeye umuvumo. Imana tugirire neza. Ibyerekeye umugisha n'ibyerekeye umuvumo. Bantu Imana murazi ko abisi batuvuma Imana ikatuvumura. Iyo usenga kweri. Iyo umwana w'umuntu akuvumye Imana irakuvumura. Kandi mujye mumenya ngo nukuri iyi mivumo tuvumwa n'abantu udasenga utari kumwe n'Imana. Iyo mivumo igidufata. Kurya Imana ifise ubushobozi ku bantu bayisenga. Ni nkuko n'Imana ifise ubushobozi, ni nkuko Satani nawe afise ubushobozi kubayikorera. Batugire neza. Ni nk'abantu bari kuri kampanye ibyo cy'amatora. Ubu gihe cy'amatora buri wese atora washaka. Natwe rero iyo utoye gukurikira Yesu uhura n'intambara. Kibaza abahende kuba mu gakiza si umunyenga. Bajya babwiza ukuri. Wihane uzi kujya gukurikira Yesu. Numva wa musaraba Yesu yikoreye. Umenye ko nawe uzabikorerako. Byanga byareka. Bajya kubahenda. Gukurikira Yesu nta munyenga urimo. Gukurikira Yesu nta guseka kurimwo. Gukurikira Yesu bantu b'Imana nukuruha. Nshuti yanjye rwose ntiwiremeshe. Niba utinya kugeragezwa wageragezwa gatoya ukavamo ukigira mu bapfumu ukagenda ahantu habiri. Wajya kumana Imana gusazana ngo kugira iki niki wabona birategye gushika ukagera mu bapfumu ukajya kubaza umupfumu. Bantu b'Imana ibyo bintu Imana na Satani ntibihura. Kwanza bihuriye nyine. Imana Satani ntibihura. Hitamwo wakorera. Niba wamekurikira Yesu emera nyine ibikuza byose bikutura gura ko byose emera nyine ubyikorere. None se wacagwe nawe no Satani nawe ntabyoroshya. Nawe ntabyoroshya abamukorera bose nabo baragowe. Twebwe iyo umunambiye ko azaza ubugingo budashira. Satani wo murazi ko kumukurikira ubushatse kuzajya mu gihonomo.
Imana tugire neza. Niba ryo kubabwira ngo gukurikira Yesu siraha si umunyenga, nyine cyaje ndabwiza ukuri. Ntimwirare wibwira ngo ibyo urimo urakora byose ubikora neza nta ngorane, ariko se kubera icyo ubikora neza cya gihe niba ari ikibara kubwiye cyatinda gushyika cyero kujya no mu bapfumu, none Yesu wumukurikiye atari kumutondeka za nkovu. Imana tugire neza rero. Hano anagira ngo musome, sinabasomera muza kwisomera hose, tuzagize umusaraba mubisomere hose. Ni amagambo yaguhanura, nta muvuga butumwa wakugendeye, ni amajambo yaguhanura, nta mupasiteri yagusomeye, ni amajambo yaguhanura. Bibiriya wenyine iki gitabo cyaguhanura, usura mu byagezwe 28 ukasoma hose, nana usigura ijambo rimwe umusaruro cyangwa umusaruro ibiri, aho nubusa muraza ahantu cyangwa se harimo n'abatahazi. Usura mu byagezwe 28 uko umuntu, uko umuvumo umuntu ukorera, nuko umuntu akorera umugisha. Imana yabisiguye. Ujye ureba nawe mu byo ukora niba urimo urakora umugisha, cyangwa urebe niba ibyo ukora niba urimo urakora umuzimu nani umuvumo. Bantu b'Imana tujye kuvana Imana n'ibigirwamana. Ninde utazi ko Imana yanga abaraguza abajya kuraguza? Ninde utazi ko Imana yanga ababikiza abandi imizimu? Tutangiza umusaraba. Ninde tubizi kwere? Ninde utazi ko Imana yanga ubusambanyi? Ariko birababaje kubona ibyo tubikora ibigira nkana. Maombi nakora ku bucawi bantu b'Imana bihuriye he? Ari ikintu ngira mbwire Abanyafurika, abantu barusha kujya mu Buraya, abantu mwahawe umugisha wo kujya mu Buraya, wahawe umugisha wo kujya mu Buraya utagiye mu bapfumu, warishe mu rugo rwawe ubara ko waserize kukurondera izakujyana mu Buraya. Icyo gihe ntiwari waraguje. Igitangaje urumajya kuraguza mu gihe cyo kujya kuri indege. Bantu b'Imana mu gihe baza gutora mu nkambi bakuba ko ucagura kuzajya mu Buraya, ko nta mupfumu waragiyeho. Wewe rero idosiye irahiye, igeze aho kuri indege ujya ucishiza uzirana indege. Bantu b'Imana nimushika mu Buraya mugora n'ingorane muzaba ko Imana itayakoze. None niba warabanje gusenga umurimo ukabona kuri indege biratebye, none ugiye ucisha inzoka. Bantu b'Imana iyo nzoka bajya gucisha ni yatumye Imana kwiyumvira ko kudose. Bantu mu cyuma kambi wabo aho uri hose mu gihugu urimo wemeje kujya mu Buraya. Hano mu Buraya nimuze muhabone, ako cyari kiza waje usenga no kurana inzoka hoho n'abantu barazifise, banyiri igihugu barazitunze, ntawuzi iki nyiri igihugu iki nzoka yitungiye. Iyo nzoka bajya gucisha wowe ukayitangaho amahera kwitaranya n'Imana yaguhaye idosiye wowe ukajya gucisha inzoka muzanye mu Buraya. Nawe twasanze hano banyiri igihugu izo nzoka barazitunze, buri wese iyo nzoka ayitunze azi ikintu ayitungiye. None urazajya ibintu ugira ngo iki se mwasenze Imana ko n'ubugingo ikabagurutsa. Reka tuzarebe niba inzoka izaguha akazi, reka tuzarebe niba inzoka izakurihira inzu. Hari igihe uzaba mu ishyamba kandi inzoka warabijanye indege. Bantu b'iki muri Afurika urimo munabaza Imana, ariko se iri usura mu byagezwe 28 simfasoma buri wese ahasome hose amari wumva ibyo dukorera umuvumo n'ukuntu dukorera umugisha. Bantu b'Imana ibyo urimo bizitene bitebuke n'ubutabizi genda kubira akabanga urimo urakora umuvumo, kandi ibyo urimo urimo urakora umugisha. Imana tugirire neza.
Imana utabara, Imana mwayibabashe yemwe abantu muri mu bihugu bitandukanye. Imana imina bimuvura ibice bimwe bimwe kubera umujinya, naho yabezereza ntacyo bimariye, kigira 10 murakigunga. Imana imira bahimvura yo konona ibyameze kubera iki ntacyo muyikorera, naho wakweza nta bashimwe ihereza. Ko twagwa Imana amashimwe, kandi amashimwe ari yishimye nibi bidukorera byose bigira ngo tuyihe amashimwe. None wowe icyo ukora kujya kuraguza bantu b'Imana, ujya mu bapfumu bagwa ibidasinza n'umugongo. Ikibabaza nuko biri bakurwa basenga bantu b'Imana, ariko wakwicara wicara umuntu ukwicara urya wibera kwigara yiga agacupa ngo ni umunyabyaha. Wowe ufite ibyaha bibiri, ujye kujya gusenga kandi ukaranije no mu bapfumu. Imana ikayisuzuguza abapfumu. Igikorwa cy'Imana Imana yakoze ukakitirira umupfumu. Ndabwiye mwebwe mukuri indege muvuye kuraguza hano murabuza hangayika. Nta barozi barenze abo twasanze muno, naho ubwo ndi boroshye mumenye ibyo. Aho yaguduhera twawo byuze dufashe mu imfubyi wari utanga ikigira 10 abo mu atanga ujya kuraguza uzana imiti yo kwisha bene b'Abanyafurika. Imana tugiriye neza, murahombya ibihugu murimo murajyamo. Igihugu cyuzuye ibimuga, muri Australia haba muri Amerika, murimo muragira abandi bimuga ntibakore. None ko umukozi cyo ni icyunguye leta cyangwa ni icyunguye Imana cyangwa ni icyunguye umuryango umuntu yaseze. Mwabarozi mu makwiyanye kwera mukakira umwami n'umukiza, bantu mukiri mu nzoga nimuve mu nzoga. Uyu mwami Yesu ajya amara inyota y'inzoga akawukundisha amazi, kandi amazi akakugwa neza. Nagira ngo abantu ndasize mu makabari banywa inzoga, nyamenya ko nuri indege inzoga nazisezeye. Niba mubona akabiri nkaba ntajya mu kuzimu, nuko naviriye nge narihanye akaruka kose naje nzananye Imana. Noneho uri muri ratiye nge unishamura nguzakora iki niki usazana abantu byo bagirira iyo ni bongo. Usazanye Imana ntusazana n'abantu, niba tujya mu bapfumu tuze guhenda abantu ngo nguza batumira amahera, nguzubaka amazu, nguzubaka amashengero. Gute se ntago baza kwemera kukorera ku biheko? Ubundi jya wirata ngo Imana bikoze kandi shetani wiringiye. Matugire neza niyo ndangirija wa mupfumuwe wa muruziwe wo upfumura wa musambanyiwe wo ukiri mu nzoga. Icyo nakubwira shaho, Imana ifise byose, Imana yangiriye neza, nkaba ndiho ndakora mwe nta wundi ufise ubwisha ngo nawe ndiho ndakora. Adabandi bakora badushije amagorwa uko muri kuri indege, siko n'amahirwe azangana mu Burayi. Wowe wiramye inzoka uzategangarana, ubundi wiramye isengesho arashaka kodakora akaza kushubuzema. Bari muri Afrika nako muri abantu muzabakira amazu ndayo iyo uje kurwa muri abantu cyangwa uri guhenda umuryango, uri guhenda inshuti mu burasugufina. Niba barimo batwiza indege si kindi nukuza gukoboka, bo bararushye n'amakazi, ure barimo barabasoba namwe mubakorere no baruhuke. Iyo nzoka uri muri ujana indege no masayisho baragiyeyo, Imana ikavuga n'umupfumu akavuga. Ubundi ubone uri indege kwibya kuyanzuka uranye ni kujya Burayi. Mwe bantu b'Imana mu Burayi uzabura akazi, uzirikanwa mu nzu, uzamaye wo kwibarabara, kandi yezo ko barayiranye. Ndangirija usubira mu byagezwe 28 yose mu isome yose, uko umuntu akorera umuvumo n'ukuri umuntu akorera umugisha. Ndangirija Imana bampera umugisha. Uwiteka Mana yacu iri mu ijuru, ndagushimiye Mana kuri ahantu Mana yaciye Mana, ndagushimiye Mana ko ngihumeka Mana, kuri akwezi wandinzemo n'igihe tariki Mana kaba ntarapfuye. Uwiteka nuhabwe icyubahiro. Bajyambwe n'abantu Mana bajyambwe kuri YouTube Mana, nibamenye kuri Imana ikomeye.
ntibamenye ko Imana ishoboye uko abantu tugabanyiriza iminsi wowe Mana urayengereza uko bibwira ngo turapfuye umunsi bwacye bitondo bakatubona Mana nuhabwe ishimwe kandi nuhabwe icyubahiro Mana ndagushimiye umare umugisha igihe unkomera niyo yumva amajyango yanjye Mana umara kwituba Imana ubampera umugisha gusa izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.